Hey guys, I hope you're doing great. This is 1K Studio. I hope you guys subscribe, like and comment and be part of this family. I value virginity so much. Ariko ntago bikuye ko n'umukobwa utari vierge adakwiriye respect cyangwa adafite agaciro kangana n'abari vierge. Nitwa Irasubiza Alliance, mu rugo ni Gicumbi, ni naho navukiye. Mvuka muri famille y'abana bane, nkaba ndi imfura. Ikindi nkaba ndi Miss Popularity muri uyu mwaka wa 2020. Kuba ndi umwana mukuru byatumye numva ndi responsable, numva mfite inshingano. Ntago byari ngombwa wenda ko ababyeyi babimbwira ko mfite inshingano, ariko buri gihe ubundi iyo uvutse umwana mukuru aba ari inshingano ziyongera kuzo usanganywe nk'umwana mu rugo. Ntago nigeze ntekereza kujya muri Miss Rwanda, sinigeze mbipanga kuva na kera, ntago nigeze nibona njya kwiyamamaza. Ariko akenshi muri famille abantu bajya bambwira se wazagiye kwiyamamaza, nkahura n'umuntu bitateganijwe akambwira ese wazagiye kwiyamamaza muri Miss Rwanda, nkabitekerezaho ariko nkumva ntabishobora. Wenda bwa mbere nkijyayo nari mfite ubwoba cyane, numvaga mfite ubwoba, ariko nanone iyo mentalite wenda yo najyanye yo kuvuga ngo nta kintu mpomba. Gusa wenda nkurikije ukuntu nabibonaga mbere kuri televiziyo, nabonaga ari ibintu biteye ubwoba cyane, nkabona ari ibintu ntashobora, nkumva nifitiye icyizere. Ukuntu nkunda kwibona wenda akenshi biba bitandukanye n'uko abandi bakubona, ariko ndi umuntu ukunda gusenga. Icyo ni ikintu cya mbere, ubwo bizana n'indangagaciro zanjye, imibereho yanjye ko mbayeho. Gusa ndi umuntu uri outgoing. Abantu niko wenda bakunda kubivuga mu rurimi rw'amahanga. Ndi outgoing, ndi umunyeshuri muri universite, ariko nanone nkakunda kwiga. Urumva mpora mparanira kugira ngo mbone amanota meza. Nsabana n'abantu bose, imyaka, abantu bakuze, abantu batoya, abantu tungana, usanga bose hari ahantu duhurira tukaba twaconnect. Nibyo urebye nakivugaho. Kuba nabaye Miss Popularity byaramfashije cyane, byanyunguriye amarembo menshi. Wenda yo ashobora kuba atari kuzafunguka wenda iyo ntaza kuba Miss Popularity. Mama naramubwiye ngo ngiye kujya kwiyamamaza muri Miss Rwanda, arangije arambwira ngo umva mwana wanjye uri mwiza uri mwiza bihagije, ntabwo ukeneye competition kugira ngo umenye kuri mwiza. Ifate ko ngiye mbikubwiye kuri mwiza, natwe turagukunda, uri mwiza birahagije, bireke. Kuko urumva imitekerereze y'abantu akenshi aba yumva ko ari irushanwa ry'ubwiza, kwerekana kuri mwiza kurusha abandi cyangwa guhatana nyine ngo batoremo umwiza. Ariko ntago ari byo, ntago ariko bimeze. Rero urumva kugira ngo bikuzemo nyine biragora. Majije gusobanukirwa neza ko Miss Rwanda itari all about beauty. Yego nayo iri muri criterias, ariko maje gusobanukirwa nyine sinzi kubijyamo deep, nibwo numvishe nyine bitangiye kunzamo ko nkwiriye kujya muri Miss Rwanda. Ikintu cya mbere nigiyemo ni ukumenya ko nta muntu uruta undi. Icyo ni ikintu cya mbere nigiye muri Miss Rwanda. Ikindi nahigiye kwihangana, kuko ntekereza ko buriya ndi umuntu uri competitive cyane, nkunda kujya mu competitions cyane, ariko buri competition inyongerera imbaraga zo kwihangana, kuko iyo udatsinze urakura. So impano hari ukuririmba, abantu bajya babimbwira, ariko ntago ngiye iyo mbitekereje ntago mba numva ko biri kuri level twavuga ko ari impano, ariko ndabikunda. Ikindi ngerageza gucuranga, nubwo nanone bitageze ku rwego rushimishije, ariko ndabigerageza. Nkunda umuhanzi wa gospel uriya René Patrick. Nkunda cyane ka karirimbo ke ngo arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi
njyewe ndamubona kariya. I would actually date a fan kuko ntekereza ko nyine umuntu kuba ari umufana wawe ntabwo bikuraho personality ye itandukanye nuko ari umufana wawe. Urumva ko ari umufana wawe wenda ni umuntu ugushyigikiye kandi ikindi ni n'umuntu uzagusapotinga. Urumva ni icyo ngicyo kiba kibahuje kandi nanone iyo uri muri relationship uba ushaka kugira ngo uyibanemo n'umuntu uzagusapotinga nimba ufite dreams azajya gucheeringa on. Numva nifuza kuzaba hotesse b'abantu bakora mu ndege nibura for a year or two. Mbese biri kuri bucket list kwa kundi abantu bagira bucket list ni imwe muri dreams zanjye. Ikindi cya kabiri numva nifuza kuzakorera UN cyangwa an embassy. Numva nifuza kuzagira icyo marira abana b'abakobwa by'umwihariko batwaye inda mu gihe kitari cyiza, niko nabyita, niko nabivuga. Nifuza kubabona bafite ubuzima bwiza, nifuza kubabona bafite education, nifuza kubabona ubuzima bwabo bukomeza. Ikintu nifuza kubona muri Miss Rwanda wenda cyakongerwa cyangwa wenda cyahinduka, byaba ari byiza buriya n'abandi bana b'abakobwa. Urumva umukobwa utarabonye ikintu na kimwe atahana bakurikiranwe bagize uburyo bitabwaho kuko buriya gutera intambwe ni cyambere. Ubwo nta kamba wenda yabatahanye ariko wenda yagera mu rugo akamenya ngo hari ikintu bimumariye. Nkunda gukora makeup like any other girl. For special occasions nimba hari gahunda mfite ariko ndabyinjoyinga nanabyigishije nyine ntagira kujya mbikora. Ni byiza ko hariho Miss Rwanda na Mr Rwanda wenda icyo gitekerezo nacyo ndumva cyaba ari cyiza ariko ntekereza ko urumva Miss Rwanda baracyari gushyiramo effort bigendana wenda no kuzamura umugore ibintu bya equity. Ntekereza ko wenda ari nayo mpamvu hatari Mr Rwanda wenda mu bihugu sinzi nimba mu bihugu byateye imbere bihari ariko wenda no ku rwego mpuzamahanga usanga akenshi umugore yarababaye cyane. Ugasanga rero bari kugerageza bakora utuntu nk'utwo niho haza nyine UN women. Ushobora kumbaza ngo where are UN men ibintu nk'ibyo nyine ariko ni utu initiatives tugiye dutandukanye dusapotinga umudamu hanini. Ntekereza ko ariyo mpamvu atariho wenda Mr Rwanda ariko ndumva ngiye byaba ari byiza. Ndumva byaba biri na interesting wenda kureba icyo Mr Rwanda wenda yakora nkuko tubona Miss Rwanda agenda akora ama activities asura abantu ibintu nk'ibyo. So hari igihe gender balance ibaye too much ituma abantu bibagirwa ibyo bari capable of responsibilities zabo. Nize nyine ku kigo cy'ababikira bari bazi ko ndi umwana witonda cyane cyane ariko nanone nyine ntabwo urumva ntabwo bari banzi neza kuko kame ndi umusazi ndasakuza ibintu nk'ibyo kandi murabizi ko ababikira ntabwo babikunda ibyo bintu. So buri gihe bakomeza bantangaho urugero ibiki nimubona ukuntu uno mwana aba yitonze agize ibiki oya ndi umusazi nirwa nsakuza amakosa yose ninjye wayakoraga ubundi muri class ariko ntabwo babimenyaga nyine. Urumva nyine nabikoraga mu bwenge ubundi nubwo waba uri umunyamakosa ugiye akora mu bwenge. Umunsi umwe papa yigeze kunsura ku ishuri baramubwira ati umwana wawe n'umwana witonda cyane noneho ku kazi ko muri family ari njye uba abasakurije cyane. Aravuga n'uyu se ni wowe bari kuvuga ariko nakoraga amakosa mu bwenge. Abakobwa bavuye mu babikira barezi bien n'ibiki ariko mu by'ukuri wenda muri experience yanjye ntabyo nigeze mbona muri experience yanjye nimba uko nari umwana nahize ndi umwana niga muri S1 na S2 ariko ntago ari ubwa mbere byumvishe n'ibintu abantu bakunda kuvuga gusa ntawamenya. Abakobwa benshi bakunda kugira inshuti z'abagay ariko there's nothing ntago ari big deal. Most of the times usanga ari friendship isanzwe. Actually they make good friends, they make really good friends
ugasanga nyine ni umushuti we best friend bakorana ibintu byose just like a girl would be. Nkuko ushobora kugira inshuti z'abakobwa ukagira inshuti y'umuhungu. Mu Rwanda iyo uvuze slay queen umuntu yumva umukobwa ushaka gusa neza, ushaka kubaho neza ariko adakora. Ntekereza ko ntago ari byiza, ntago ari ibintu wenda wareba ngo wumve wifuje kuba. Ni ibintu wumva waspirinze kuba, ntago ari ishema. Inkundo z'iki gihe ahanini usanga ziri based on sex and money. Niko mbitekereza, niko mbibona, ntago wenda bishatse kuvuga ko ari byo 100% ariko in my opinion mbona abakobwa bashaka amafaranga, abahungu bashaka sex or both or the other way around. Ntago bikwiye ko hari abantu bagifite urukundo, ko hari abantu bakundana biri genuine, ariko ahanini usanga niyo tuvuze inkundo z'iki gihe ntituvuge inkundo gusa, nyine twongeraho z'iki gihe nuko nyine ahanini nuko nguko bimeze. Ntago nizera ko umuntu yagufata ku ngufu ukuze ufite imbaraga, nta kiyobyabwenge yaguhaye, ntago mbyizera njyewe. Aho nimba wemeye kumusura ukemera kumusura uri wenyine, wagakwiye gutekereza ko ibyo bintu bishobora kubaho. Nicyo kintu cya mbere cyagakwiye kuza mu mutwe. Nimba baje kuba umumama, I think I'll be a cool mom. Nzaba ndi umumama uri cool cyane. Nagize amahirwe yo kuba raised by really good parents. Ntago bari strict nkura, ntago bari strict ahubwo bari educative, niko nabyita. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Narakubiswe of course, umunyafu narawuriye, ariko buri munyafu nariye nawuryaga nzi agaciro kawo. Donc niba nakoze ikosa, papa yamanza agakampereza lecture akansobanurira uburemere bw'ikosa nakoze, nkakubitwa inkoni, numva nkwiriye. Rero numva nanjye ariko nifuza kuzaba simba umubyeyi uri strict. Igisimba cya mbere ntinya kurusha ibindi ni inzoka. Ndamutse menye ko mu nzu harimo inzoka, ubwo nyine nakimuka nta n'umwenda natwara nyine. Mbese no kubitekereza ni ibintu bikomeye, ariko iriya inzoka iratinyitse cyane. Ndamutse mfite ubushobozi bwo kugira ikintu nahindura ku isi, actually byaba ari bibiri. Ibintu bibiri nakuraho. Icya mbere ni religion, icya kabiri kikaba race. Kuko uramutse utekereje nibyo bintu bibiri ahanini bizana amahoro make kuri ino si. I value virginity so much, ariko ntago bikwiye ko n'umukobwa utari vierge adakwiriye respect cyangwa adafite agaciro kangana n'abari vierge, kuko there's nothing special. Of course nimba wowe wumva mu ndangagaciro zawe virginity ari ikintu uhereza agaciro, yeah, go ahead, it's your life, go ahead uyikeepinge. Ariko rero at the end of the day icyo navuga, don't think that you're better than anyone else. Virginity kuri nge nyihereza agaciro, ariko nanone ntago ariko abandi bantu bose wenda bayihereza agaciro. Ntekereza ko ari byiza nimba umuntu koko mukundana mubwizanye ukuri, umubwira ntawe ndi vierge, niyo waba uri umuhungu ntago, kuko personally nimba neza value virginity, ariko ntibikwiye ko umuntu nzashakana nawe agomba kuba ari virgin. Ntago nagukunze as a person, I like you as a person, I don't care if you're a virgin or not. Hari uduco tumwe na tumwe ngira
nshobora ku identifyinga nk'uduco tw'abahungu wenda ugasanga urabizi abandi bakobwa bakunda kwitaho akisiga makeup every day ariko njyewe hari nk'igihe mbyuka wenda nakerewe nkahita nihuta abashuti banjye twahura bakavuga se kutisize ku maguru mbese ibintu nk'ibyo nyine ntekereza ko wenda ari uduco nakunze kubonana abahungu cyane ntabwo ajya mu byo kwisiga ngo Marisa ari kwisiga nanjye rero bijya bimbaho nkunda gutinda muri dushe kuko udakarabye ngo winoze umere neza ubwo waba ushaka ko mama nyine agukarabye kandi nyine hari nk'igihe mushobora kuba muri nko mu bana akagusebya akirigata akaguhanagura nko mu maso cyangwa akavuga ati ibi ni ibiki ufite ahangaha so ngerageza kugira ngo nkarabe neza nse neza ku buryo mbona abona ko meze neza atajya kunyoza muri dushe uko waba ungana kose yagukarabye ariko nyine ugasa neza njye na brother wanjye nyine twibye isukari noneho kwa kundi wiba isukari nyine ukiruka ukajya kwihisha then tujya kwihisha papa nyine tumwumva ari kuza tumwumvisha ari kuza kuri iyo ntebe ziri mu nzu gutya turaza dupfukama ku ntebe dushyira imitwe nyine inyuma kugira ngo ubwo urumva yatubonaga ibibuno inyuma nyine atazi ibyo turimo turi dupfukamye mu ntebe imitwe tuyicuritse sasa isukari urayizi ihita ijya mu mazuru isukari ihita yinjira mu mazuru byaraturiye ariko nyine urihangana kubera ko nyine urabyumva nawe uri mu ikosa ntabwo wavuga warira se oya ntabwo warira isukari iraturya nyine turihangana turabyihorera nigeze gufatwa n'umuriro kariya kantu bacomeka muri purize noneho karavuye hari utwuma gusa plastique yose yarashizeho ndayigenda agacomeka nabonaga ndashaka numva wanza n'indi muri experiment simbizi ndacomeka numva natitiye numva narasimbutse ubundi rero nyine ubwo urumva urabizi ukuntu ababyeyi bagowe dukora amamesi ubundi bakaza bo gufikisinga ibyagize ariko nagize amahirwe nyine ntabwo umuriro wamfashe cyane ariko numvishe ibintu numva birandenze papa aza kugakuramo ariko yewe nagiraga amakosa bikabije cyane kuri YouTube nitwa n'ubundi amazina yanjye asanzwe Alliance Irasubiza ushobora kujyaho ugasubscribinga ukaba umubambure wa famille mpafite famille itari ntoya rero byaba byiza n'abandi bajoyininze inama nshobora guha urubyiruko ni ukuvuga ngo nta nshuti ufite n'umuntu wita inshuti yawe magara ntukamugire proche ngo wumve ko donc ari we buzima bwawe jya ubana neza ukorera abantu neza ariko nanone ntukumve wizeye umuntu 100% kuko at the end uzababara ushobora kubabara ikindi cya kabiri nabwira urubyiruko donc ihereza urukundo ukeneye ntuzajye kurushakira nyine ahandi hantu wihereza urukundo wumve unyuzwe n'uko umeze bizagufasha cyane nyine mu buzima nuramuka umajije kwiga kubaho ukumva urihagije uko ubayeho ukumva biraguhagije uzabasha no kubanira neza n'abandi uzabasha n'izo nshuti ufite uzabasha nyine kuzihereza urukundo sinzi ukuntu nabivuga nyine uhabe be there for them you know